ndabasuhuje cyane. Muri iyi video tugiye kuganira ku mpamvu 10 ukwiriye gutekerezaho mbere yo gutandukana n'umuntu mwakundanaga cyangwa se n'umuntu mwari kumwe muri relationship cyangwa se mbere yo gutandukana n'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. Impamvu ya mbere, ugomba gutekereza ku mpamvu nyakuri itumye ushaka gutandukana n'uwo muntu. Ikitekerezaho neza niba ari ibintu bishobora gukemuka cyangwa se niba ari ibibazo bikomeye cyangwa se ushobora kuba mwaganira bigakemuka, kubera ko nudatekereza ku mpamvu nyamukuru igiye gutuma mutandukana, uzayitekerezaho mwamaze gutandukana amazi yararenze inkombe nta kintu waramira. Iyo ni impamvu ya mbere ukwiye gutekereza, cyangwa se mbere yuko utandukana n'umuntu mwakundanaga. Izi mpamvu ni impamvu 10 ugomba gutekereza uko byagenda kose mbere yo gufata uwo mwanzuro. Iyo ari impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri rero, indi mpamvu ya kabiri cyangwa se ikindi kintu cya kabiri ukwiye gutekereza cyangwa se gikwiye kukuza mu mutwe, ese mwabanje gutekereza cyangwa se kuvugana cyangwa se gukemura ikibazo mufitanye? Niba ari umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, ese mwatekereje kuba mwakemura ikibazo mufitanye? Niba ari umukunzi wawe se mwabanje gutekereza cyangwa se kuganira ku icyo kibazo mufitanye kiri kubatera kugira ngo mube mwatandukana? Ni urugero se yaguciye inyuma, ese mwabanje kwitekerezaho ngo munabiganire mwumve niba ari ikibazo niba mwabiganiyeho uwo mugenzi akaba yahinduka? Niba ari ikindi kibazo se runaka, ese mwakiganiyeho kugira ngo wumve niba gishobora kuba cyahinduka? Ni byiza ko mbere yo gutandukana n'umuntu cyangwa se breaking down cyangwa se closing, ubanza kuganira na mugenzi wawe mukamenya umwanzuro mufashe, niba koko mwiyemeje kuba mwatandukana by'ukuri bya nyabyo. Ikindi kintu cya gatatu ukwiye gutekereza, ukwiye gutekereza niba uku gutandukana kwawe n'uwo muntu bizagira ingaruka ku buzima bwawe. Niba ubona ku gutandukana kwanyu kuzagira ingaruka ku buzima bwawe, ntabwo ukwiye gutandukana nawe, ahubwo ukwiye gutekereza ko icyo kibazo giye gutuma mutandukana kigakemuka kikavaho, ariko ubuzima bwawe butagize utabigendeyemo. Hari abantu abagiye gutandukana n'umugore we, kandi umugore we ni urugero yamufashaga ibintu byinshi, nkuko ko yamuciye inyuma agahita afata umwanzuro wo kugira wo gutandukana nawe. Banza utekereze niba gutandukana n'uwo muntu nta ngaruka biri buze kukugiraho. Nusanga ntazo, mutandukane. Ikindi kintu cya kane ukwiriye gutekerezaho, ukwiye gutekereza niba ukimukunda cyangwa se niba ari umujinya ugutera kuba mwatandukana. Ashobora kuba yagukoreye ikosa riremereye cyangwa se rihambaye cyane cyangwa se rikomeye cyane, ukabanza ugatekereza, ese uyu muntu ubwo yakoze ibi bintu ndacyamukunda? Aho ugahita ushyira akabazo. Kabiri, ese uyu mwanzuro wo gutandukana n'uyu muntu ni umujinya uri kubintera cyangwa ni amahitamo nafashe? Umujinya n'amahitamo ni ibintu bibiri bitandukana. Umujinya ni ingaruka z'ibyabaye, ariko amahitamo ni ingaruka ziva mu myanzuro uwo wafashe. Ugomba rero kureba niba uwo mwanzuro wo gutandukana n'uwo muntu mugiye gutandukana, niba utarigiye kubiterwa n'umujinya, cyangwa se niba uwo muntu mugiye gutandukana utakimukunda, cyangwa se niba ukimukunda. Niba ukimukunda, banza ubitekerezaho neza. Twageze ku yindi ngingo ya 5 ukwiriye gutekereza mbere ko utandukana n'umuntu muri kumwe mu rukundo cyangwa se umuntu mubana. Ugomba gutekereza niba ku gutandukana kwawe nawe niba bitari buze guteza ingaruka z'igihe kirekire. Urugero, umuntu mufitanye abana 3 mugiye gutandukana, ese ingaruka zizaza kuri abo bana ubwo se z'igihe kirekire? Ikintu cyumva urundi rugero,
ugiye gutandukana n'umukobwa we mukundana, mutandukanye kubera ko hari ikosa umusanzemo kandi agutwitiye umwana, ntabwo mwe mwabana, muracyakundana, agutwitiye umwana. Ese ingaruka zizavamo ni iz'igihe gito cyangwa ni iz'igihe kirekire? Uhita wibaza ngo ese uwo mwana uzavuka azavukira mu yahe maboko? Azavukira mu muryango w'igiharwa cyangwa se umuryango utuzuye. So ukwiriye kureba niba ingaruka biri buze guteza zitari z'igihe kirekire, warangiza ukabigendamo gakeya. Ikindi kintu cya gatatu ukwiye gutekereza, ese umuntu arakubaha? Nubwo wenda mugiye gutandukana umuntu arakubaha? Aragufasha se? Hari ibintu agufasha? Agufasha gukura mu buryo bw'imitekerereze ndetse n'ubukungu? Iyo usanze ibyo bintu agira uruhare runini cyane, ukwiriye kwirinda gufata umwanzuro wo gutandukana nawe. Gutandukana tuvuga aha ngaha ntabwo ari gutandukana ko mu rukundo gusa, even no mu mikoranire cyangwa se no mu kazi. Urabanza ukareba uyu muntu ngiye kureka ko dukorana, ese aranyubaha? Aramfasha se? Amfasha kuba sinakuza business zanjye cyangwa se nakuza ibyo nkora? Wasanga bigufasha, ukwiriye gutekereza kabiri ukabigendamo gake, kuko ushobora gufata uwo mwanzuro ugasanga biguteye ingaruka zindi kuzikuramo, ugasanga bizatwara ikindi gihe. Twagiye ku kintu cya kane ukwiriye gutekerezaho mu gihe ugiye gutandukana n'umuntu. Ukwiriye gutekereza ku mutekano wawe, ku mubiri ndetse no mu mutima. Ni urugero, ni umukunzi wawe, ni umugore we cyangwa se n'umugabo wawe, ugomba gutekereza ku mutekano wawe. Ese niba uri umugore ukaba ugiye gutandukana n'umugabo kubw'impamvu zariho nyirabayazana, utekereza ko umutekano uzaba ucyuzuye? Utekereza se ko uzasigara uri safe nk'uko wari uri safe mukiri kumwe? Urugo rurimo umugabo niyo ntacyo yaba akumariye, ntabwo ruvogerwa nk'urugo rutagira umugabo. Yego. Kabiri, niba uri umukobwa cyangwa se niba uri umukobwa ukakundanye n'umuhungu, wowe ugashaka gukora break up, ugashaka gutandukana nawe nta zindi mpamvu wowe ukumva ushaka gutandukana nawe, ugomba kubanza wareba ku mutekano wawe mu mutima ndetse no mu mubiri. Ushobora gusanga umuntu mugiye gutandukana wenda ugasanga ubonye undi muntu ugiye gukurikiraho amafaranga, ariko ugasanga uwo muntu ugiye gutandukana nawe we yaragufitiye umutima we yarawutwaye. Bivuze ngo ugiye gusigara n'iki? Ikibazo cy'umutima. Ntabwo ari ukurwara, ahubwo urukundo rwa nyarwo urarusize, usanzwe utarurwa nyarwo. Uzahora utekereza wa muntu. Ugomba gutekereza kabiri mbere y'iyo myanzuro yose ugiye kugira ugiye gufata. Twagiye ku kintu cya munani ukwiye gutekereza mbere yo gutandukana n'umuntu runaka. Ese urumva ari wowe ubwawe muri urwo rukundo, cyangwa se urumva ari wowe wenyine uri muri urwo rukundo? Nusanga ari wowe upureyinga 99% waruvamo nta kibazo, ariko nusanga upureyinga 50% agapureyinga 50% muba mwuzuzanya. Nufata umwanzuro rero, ushaka kuzafata umwanzuro uhubutse, cyangwa se ukawufatishwa n'amarangamutima mabi, cyangwa se ukawufatishwa no guhubuka, cyangwa se ukawufatishwa n'amoshye, gushyukwa, bagushutse, bakagushuka ugasanga ufashe umwanzuro wo gutandukana nawe. Wabanza ukareba porosantaje mufite muri urwo rukundo, ukabona uburyo ute ubutandukana nawe. Twagiye ku ngingo ya 9 ukwiriye gutekerezaho mbere yo gutandukana n'umuntu. Ese hari ikintu ufite cyo kwigira muri uko gutandukana n'uwo muntu? Iki kintu uracyumva? Ese hari ikintu ufite
cyo kwiga muri uku gutandukana k'uwo muntu cyangwa se muri uku gutandukana kuri urwo rukundo rwe cyangwa se kukurekurana kwanyu hari ikintu ufite wakigiramo. Nusanga gihari mwatandukana nta kibazo, ariko nusanga ntacyo ukabona umuhoye ubusa, ukabona nyine nta mpamvu nta n'isomo ririmo, uwo muntu ntabwo aricyo gihe cyo kumureka. Twagiye ku ngingo ya 10 ariyo ya nyuma, ukwiriye gutekereza. Noneho iyi ngingo ni ingingo ikomeye cyane wakwiye gutekereza. Ese uri tayari yo kubaho utamufite? Nibaza nti ese ndi tayari yo kubaho ntafitiye umuntu? Ntabwo ubitekereza mu isegonda rimwe, ubihereza iki cy'ubwacyo ugihereza iyi minota 5, nta bindi bintu gutekereza, nta bindi bitari mu matelefone, utari mu kazi. Iminota 5 wicaye usa n'uri kumedita, ugategereza uti ese uyu muntu kubaho ntamufite birashoboka? Ndabyiteguye, nzahangana nabyo kubaho ntamufite. Niba utiteguye rero kubaho utamufite, ukeneye kubanza ukarindira gatoya, ukabanza ukabitekerezaho. Kujya mu mbere yo gutandukana, banza wiyubake kugira ngo mbese banza umere nkaho utamufite kujya mu mbere yo gutandukana. None utandukana direct kandi we ku bwawe kuba utamufite bitakorohera, ntabwo bizaguhira. Ndabakunda cyane.